Kugeza ubu tuvugana ndamutse mvuze ko amateka agiye kwisubiramo ibyabaye ku itariki ya mbere z'ukwa mbere bikaba bigiye kuba ku itariki 27 z'ukwa gatandatu, ntekereza ko ntaba mbeshye. Ngo baca umugani mu kinyarwanda ngo ujya kuvuga batarabona ibyo The Ben agiye kubonera mu Bugesera biragatsindwa n'Imana, ni nk'iby'imbwa yaboneye ku mugezi. Ayo niyo magambo ari kuvugwa na bamwe mu bafana ba Bruce Melody, bamubwira bati ko wanze kwemera ko twagukubitiye Nyagatare se ngo nuko ari iwanyu, ubu noneho ntitugukubita uri buze kwitwaza iki? Ngo mu gitaramo cy'Inyagatare ngo The Ben yavuze ko Bruce Melody yaguze media cyangwa se itangazamakuru, ngo ikindi kandi yitwaza ko abafana ba Bruce Melody ari abakene bagenda n'amaguru. Ngo ubu noneho Bruce Melody yarebeye ku mpande zombi, yakodesheje bisi 30 za KBS zigomba kuza gukura abafana i Kigali. Ngo ku kijyanye n'iyo ngingo ho The Ben ntabwo ari buze kuza kubona icyo avuga. Ngarongera avuga ko bamwe mu bafana ba Bruce Melody bagaragaye kuri stage bari kuririmba indirimbo za The Ben, ngo ikindi kandi ngo bakaba batavuga ibyiza by'umuhanzi wabo ahubwo bakareba intege nke za The Ben. Bruce Melody we atagendeye ku ibyo ngibyo by'abafana cyangwa se ibindi ari kumva ku ruhande, yagize ubutumwa agenera The Ben. Aramubwira ati The Ben we, nk'uko ubizi ibitaramo byanjye bigenda bizamuka nka marike za Adidas, ubwo rero nta gitunguranye kuba ahangaha mu Bugesera ndi buze kuza kugukorera ibya mfura mbi, kandi nizere ko wabonye ibyabereye i Nyagatare. Ngo ibya The Ben ibyo imbwa zabirwaniyemo, ngo kuko muyoboke nk'uko yari yaramenyereye gutwika, ngo ejo bundi yagize gutya avuga ko indirimbo Agatako ya Chameleone ndetse na DJ Pius ngo yigizemo uruhare, ngo kugira ngo akunde yumvikanishe ko ari umuntu ufatiye runini showbiz nyarwanda. Ngo DJ Pius aho yibereye muri Amerika utajya ukunda kuvuga amagambo menshi, ngo niyamuhereje kuko yahise amuhibye. Ngo aramubwira ati wa musaza w'ijya usaza utanduranyije, ikindi kandi ujya uvuga ibintu wabasha gusubiramo. Ubu benshi bakomeje kwibaza uko igitaramo kiri buze kubera mu Bugesera kiri buze kuza kuba gihagaze, gusa amwe mu makuru naguha nuko Bruce Melody ahagaze bwuma. The Ben nawe ati murumuna wanjye niyambarire gutsinda kuko ibyo nzamukorera igihe tuzaba turi Nyamata mu Bugesera azabyakiriza amaboko yombi. Bruce Melody nawe usanzwe umenyereye ko azi gutebya, ati umuhungu nashyiremo agatege tuzamuke ntabwo nshaka kumusiga. Ubu mu itangazamakuru hose igitegerejwe ni ukureba ko The Ben ari buze gusohora indirimbo Inshara, ngo byibuze barebe ko ari buze kuza kumukura mu gitaramo kigiye kubera i Bugesera. Ngo gusa aramutse yibeshya agakora iryo kosa ryo gusohora iyi ndirimbo Inshara kuri uyu munsi, ngo ntibyazamworohera mu gitaramo kizaba ku wa gatandatu utaha, ngo kuko Bruce Melody nawe yahita atama abafana b'indirimbo irya kane. Benshi badatinya kuvuga ko nyuma y'isohoka ry'iyi ndirimbo bishobora kuzamugeza mu nkiko. Kugeza ubu tuvugana kuri uyu mugoroba, benshi mu bafana ba Bruce Melody bari gutembera mu mujyi wa Nyamata, ari nako bari gushishikariza abaturage bo mu Bugesera ngo baze kureba ukuntu bari buze kwivuna umwanzi. Ngo nk'uko The Ben yakoresheje iyi strategy kandi kaza kurya, ngo ubwo yageraga i Nyagatare mbere y'uko igitaramo gitangira ubundi agatangira gukorana umuganda n'abaturage baho. Ngiyo ni imwe muri strategy zafashije The Ben kwikura hari i Nyagatare, ngo naho ubundi Bruce Melody muri pompo ye n'izindi ndirimbo ze zo mu kabari zidundadunda, ngo yari yamaze kumukubita inshuro bidashidikanywaho. Ubwo The Ben na muyoboke bahugiye mu kureba uko bakikiranura na DJ Pius bitewe n'amagambo bamuvuzeho, Bruce Melody ndetse n'abafana be bakomeje kwitegura igitaramo bari buze kuza guhuriramo na The Ben kuri uyu mugoroba. Bruce Melody ati iki ni igitaramo gisobanuye byinshi kuri njye bitewe n'uko ari ikindi gitaramo nari mfite kuzakorera hano nikibashe kuba bitewe n'impamvu zitunguranye. The Ben nawe yakubiswe inshuro iki gitaramo kitaranatangira, kuko yagaragaye mu itangazamakuru ari kuvuga ko iki gitaramo gishobora kutazamugendekera neza, kuko na The Ben nawe ubwe ubu yamaze kwemera icyaha, yemera ko Bruce Melody hano mu gitaramo kigiye kubera i Nyamata ashobora kuza gukubitwa inshuro. Nubwo ikinyagatare yanze kwemera icyaha akavuga ko Bruce Melody ategeza amukubitira kuri stage, ariko ahangaha i Nyamata aho yakubiswe ataranatangira kuririmba. Ubu ibyishimo ni byose mu bafana ba Bruce Melody ndetse na timu ya Bruce Melody, bavuga bati ubu noneho banza hagiye kugaragara imbwa n'umugabo. Ngo kuko kugeza ubu tuvugana niba na adversaire nawe ubwe yamaze kwiyemerera icyaha, ntabwo nekereza ko abafana ubwo bafite bari buze kuza kubumukuramo. Ikindi kandi ndabizi neza hano mu Bugesera ntandusha abafana, kuko strategy yandushije gukoresha hari i Nyagatare nanjye ubu namaze kuyapuri. Muyoboke Alex we wari waramenyereye kujya gutegura ibitaramo mbere yuko bitangira, ubu nawe ari mu mazi abira, ntabwo ashobora no kwibeshya ngo byibuze akandagire hanze. Ngo kuko ibinyoma bye bamaze kubishyira hanze nk'uko nawe babwiye kuva kare. Ngo bakazi kose gafitwe na Nopja udakunze kugaragara cyane mu itangazamakuru cyangwa kuri media. Ngo gusa Bwiza we kugeza ubu tuvugana yakamejeje, ngari kuvuga ngo noneho hani iwacu mu Bugeseraho ibyo kuvuga Bruce Melody ndetse na The Ben ndibuze kuza kubibibagiza. Igitaramo kiri buze kuza kurangira bavuga ko man of the party ari Bwiza.
ngo mumenye ko Imana yonyine ari iri buze kuza kunyiranura n'aba bahungu banyu, ngo yaba Bruce Melody cyangwa se The Ben. Ngo benshi bari kuvuga ko ihangana rya Bruce Melody na The Ben ngo iki gitaramo kiri buze kuza kurangira atari ryo riri kuvugwa, ngo ahubwo hari kuvugwa ihangana rya Bwiza ndetse na Kitoko. Reka dutegereze tuze kuza kureba uko igitaramo kiri bugende. Ndabashimiye kuba mwankurikiranye, ikindi kandi ntimwibagirwe gukora subscribe, like na share na comment byanyu, ni ingenzi cyane kugira ngo iyi video irusheho kugera ku bantu benshi.